yakoze ikiganiro yambaye nk'abantu Imana yahaye umugisha muri iki gihugu. N'ubupira bwaboze nk'ubejo bundi ajya kubakishiriza bariya abantu, ni urugero mbahaye. Yego. Imodoka yarayitwaye ayisiga i Muhanga, arangije afata moto kugira ngo abadiaspora nibabireba ntagire n'umenya ko afite imodoka, nta n'ugira ko afite ubushobozi bwo gutwara imodoka akagera kuri tere, babone none bati yose kumbi. Hanyuma uwamutumye amubwira ati ntiwabonye ngendana moto kandi imodoka yayisize i Muhanga. Wenda ibyo ni ibimureba n'akazi, ariko mureke gufana, mureke ibintu. Ubundi ntabwo ngiwe nshaka gukomeza ibintu birebire. Theogene kutagiye kumurega bimarira ikizi. Hari umushahara agiyewe nari nahembwe ku buryo uwampaye azongeramo. Uwampaye azongeramo. Ubundi se Yesu yakennye, ubundi warasenze uburiki naki warasenze uburiki, none se ubu we aracyayarya? Hoya no, buriya nunkubita ukankubita mu gitondo, ejo saa 8 bazamporera. Ibi bintu rero nubwo mbona abantu babigize fight turakwemera, bifite ingaruka, kuko kurya imfubyi n'abapfakazi. Abantu bajye barebe commentaire banditse ku Rugendo TV, ibyo yagiye runaka. Ubuse bose bakoze ibiterane bati umuntu mwasingizaga dore ni murebe. Nk'ubu hari umukecuru uri muri Nyamata hano mu Bugesera, namubwiye ni oya, ibyo bintu ni mubyihorere, ibyo bintu ni mubireke, nta kintu bimaze. Undi ku Ruhuha nawe arampamagara, ibyo bintu ni mubireke. Hari undi mu Gatenga ndetse we ni n'umudiyakoni, ibyo bintu ni mubireke, nta kintu bimaze. Ntabwo rero ngewe ndi kuri social media gusenya Priscille by the way, nta nicyo binamariye, nta nicyo byanangezaho, sibyo? Ndumva rero icyaba cyiza mwahagarisha byatewe n'ibitutsi batutse Penina. Kuki se bari kurebera Penina? Muri Penina wari umurozi, Penina watwaye umugabo w'abandi, Penina wari inkozi y'ibibi, hanyuma wowe uri kumwandikira ko ngo uravuga iki ko tukuzi wari umusambanyi, ko tukuzi usambana. None se niba aje avuga ko yihannye, fata Penina wihannye, wifata Penina wari umusambanyi. Fata Theogene waje gukizwa, wifata Theogene wahoze abyina mu kabare muri za 98. Ikibazo tubona hano muri social media ni fanatisme. Mureke gufana dukizwe reka niba mutanerekwa mukabakaba. Iki ntabwo ari igihe cyo guharasingana, si igihe cy'umwiryane, iki ntabwo ari igihe cyo gutotezanya, no, ni igihe cyo kugarukira Yesu. Nta bindi Yesu byange bikunde, Brezil agomba guhagurutsa nawe abamuvuganira. Ariko niba ari ntago bakuraho ibimenyetso. Ngewe iyonza nanjye nkaza nti nukuri ibyo Penina avuga nibyo, Penina ararengana, nari kuba nanjye ndi ikindi kibazo. Ariko jewe uburyo najemo abantu bibuke ko hari ibyo nerekanye kandi biri ku mazina ye. Gusa hari aho nirinze ntashaka kwinjira, n'ubu ntashobora kwinjira. Ikiro nicyo shaka ko abantu bumva neza, sibyo? Nukuvuga ngo hano muri gospel harimo icyo bita gufana umuntu wanjye. Erega nta n'ikindi kirangije umurimo w'Imana by the way, abazi kureba mu birebe nabihimbye. Nese ugira ngo nabuze ibindi? None se ubu kuva ejo kugeza izi saha mwamenya maze kwakira ibizibiti bingana bite? Hatagira n'ugambanira telefone. Hariho uwihaye kumpamagara akoresheje email n'ibindi bintu by'inuza, mpita mbibona ko ari kumpakinga. Reka nkubwize ukuri, icyo Imana dushakaho ni ugukemura amakimbirane cyangwa se Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge. Gana Siribi Studio
ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Tumaze iminsi twumva hari ibiganiro bitambuka kuri YouTube bivuga ku manuzi w'Imana Theogene, bivuga ko kubijyanye n'ikibazo cya Plaisir n'ubugwayi bwiwe. Twari tumubonye ahantu twashaka tumubaze uko bimeze. Amakuru iyi minsi manuzi Theogene. Amakuru ni meza. Mwari muri aho se? Bashimira. Ubwo twari tugusanze ahantu uri muri Alarme, turavuga ati twagenda tukabagira ikibazo kubijyanye na saga imaze iminsi hari kuri yawe na Theogene, mbese kubiganira amaze iminsi akora. Bimwe byanakorewe ahangaha byaciye ku ma YouTube atandukanye. Niyo mpamvu rero nkuko mubibona duhise ko tumusanga, nta nubwo yambaye ikote nkuko bisanzwe. Murabibona ko yambaye undi mwambaro, ariko turavuze dutereka tumwegere ndatwumve ko hari ikintu yadutangariza, kandi turizera neza ko hari icyo agiye kudutangariza. Mubane natwe mugikurikire mwumve amagambo avuye mu muhanuzi, avuye mu kanwa k'umuhanuzi, cyane cyane ko uko abantu bamufata ntabwo ari kwari. Bamwe muri twe barabizi, niyo mpamvu tumwegere kugira ngo tugire ibyo tumubaza. Ni ibijyanye n'iki mushaka kumubaza? Tugira ngo tukubaze kubijyanye n'umupastori waguhanuriye avuga ko ugiye gukenyuka. Twongere tukubaze kubijyanye n'ikiganiro wari ukoze uri kuvuga kubijyanye na Plaisir, ndetse wari wicaranye n'umukozi w'Imana witwa Penina. Twongere tunakubaze kubijyanye n'uburwayi bwawe ndetse no kuri gahunda y'ubukwe bwawe. Niyo mpamvu rero tuje tukwegera. Ibijyanye n'uburwayi ndi koroherwa, uwasengeye wafite icyo yakoze wese Imana imuhe umugisha. Icyo kirarangiye. Hanyuma ku bijyanye n'ikiganiro nakoze ejo ndi kumwe n'umugore Penina tuvuga kuri Plaisir wa Zaburi, nashakaga kwerekana ko nta muntu wo kwizerwa, wo kwiringira, wo gukomerwa amashyi, wo gupfukamirwa, wo gusengwa uretse Uwiteka wenyine. Penina yari yakoze ikiganiro aho kugira ngo abantu bamwumve, bamwegereze Kristo nk'umuntu wahahamutse, wahuye n'ibikomere bitandukanye, ahubwo bamubagira ibisiga. Ndavuga okay, kanerekana ikintu kimwe gishobora gutuma abantu byibura batuzamo, bumve ko ibintu Plaisir nawe yabikora. Niba batemera ibyo yakoreye Penina, basi babone ko hari undi yabikoreye, ko abantu bacecekanye ibintu byinshi. So ndumva icyo kirangiye, ariko mvuga ngo nta mpamvu n'iyi n'imwe yo gukomeza gukora inkuru zerekeye kuri Plaisir. Ntago ariko mpamagawe, nta nubwo ari Imana inzaniye, cyatumye Imana indinda, abandoze ntibanyice, abanteje amahembe ntibanyice, uwatuye gukenyuka sinkenyuke. Yesu aragira ngo ngire ibintu ntunganye. Ndumva icyo kirangiye. Ikindi uragira uti ubukwe ni ryari? Ubukwe ntago bukora kubera ko abantu babushaka. Ubukwe bukora kuko wowe ubukeneye. Ushaka wabukora, ushaka wabusubika, byaterwa n'igihari. Nta binyirukansa, nta n'ibimvudukana, yaba mu kwa mbere, yaba umwaka utaha, yaba mu myaka 5 iri imbere. Ni icemeza abantu babiri bagiye kubana bafata. Ndumva mbahaye igisubizo. Murakoze inshuti zacu rero, ibyo ngibyo avuze mu ncamake nibyo bintu tugiye kuganiraho. Ntabwo tuza gutinda, mu bikurikirane neza kandi ntimukure urushinge rwanya ahangaha. Murakoze cyane. Kuva mu matiku tugomba kureka gusebanya. Abantu kozi b'Imana bagomba kubakana, abantu b'Imana bagomba gufatana mu maboko. Nta mpamvu rero ibintu rero bya Plaisir byarangiriye hariya. So iriya intro natanze ko ari kugira ngo abantu badakomeza kumwiringira nk'umuntu mutagatifu, ariko ntago ari igihe cyo gukomeza gusenyana. Rero ibyo nakoze nabikoze kugira ngo abantu babone ikimenyetso byibura kimwe cy'uko umuntu yahemukira abandi. Ariko ubu nta biganiro nshaka kumukoraho, ntago mfite umwanya wo kumusenya, cyane ko kuri hasi no gusenya umuntu by the way. Rero
inkuru mubona zari zimaze iminsi zitureyininga, Theogene yarasaze, Theogene yifatanije n'abakobanyi. Ubu ngubu umuntu dushobora kuganira n'uwo tuganira ibyubaka ubuzima busanzwe, n'icyo ushaka kumenya, Imana iravuga iki, ijambo ry'Imana riratubwira iki. So rero abantu mwumva ko mukeneye gusebanya, mukeneye gukomeza kubona inkuru zitwika, inkuru zisenya bagenzi banyu, njye ntago ndimo. Ku Iriba ry'Abera TV ni ijambo ry'Imana, n'undi wese uzakenera ko dukorana ikiganiro ibitari ijambo ry'Imana, ibitari ukubakana, ibitari ukubaka umurimo w'Imana, ibitari ugukunda igihugu, ibitari ugusura abarwayi, ntazamamara. So rero mugize neza, mugire umunsi mwiza. turakubaza ikibazo, turakubaza nk'ibibazo None se bibiri Theo, ahangaha. umuntu yakwibaza ko dusanzwe tumenyereye yuko Plaisir yari inshuti yawe, mwakorana ibiganiro byiza, ni iki cyaba cyaraje hagati yanyu tagenze neza? Urabona hari umumama witwa Penina, hari ikintu umaze kubona cyo kuba abantu badashobora kwizera ko umuntu yakizwa. Yego. Uriya mugore niba yari umurozi nk'uko mubivuga, niba yari umusinzi, niba yari umusambanyi, niba yari inkozi y'ibibi, umuntu yakwihana. Ese twebwe tuvuye he? Twavuye mu kabari, twavuye mu ndaya, twavuye mu isi, twavuye mu bintu bitandukanye. So rero icyatumye nkora iriya nkuru no kwerekana biriya byose, kwari ukugira ngo abantu badakomeza gutuka uriya mugore. Hari ukuntu umuntu nk'ubu urugero, nshobora guhagarara hano nkabwiriza, none ukajya kubona ukabona umuntu aranditse ngo ubwiriza iki, tukumenyereye hari aho wagaragaye unywa inzoga, n'urugero. None se kuki udatekereza ko iyo nzoga naba narayiretse, ahubwo ugakomeza kundebera muri ya nzoga wambonanye muri 2010 kandi turi muri 2024? Yego. Rero umwuka w'Imana niwe wenyine utwemeza iby'ibyaha, nta muntu wihanisha undi, nta muntu uhindura undi. Umwuka wera niwe wenyine uhindura umuntu, bitewe nanone n'ubw'igihe cye cyo guhamagarwa kigeze. So rero kari akantu ngakora, ntabwo bwari uburyo bwo kurwanya Plaisir, cyane ko jyewe nta n'ibyo nitayeho, nta n'icyo binambwiye. Ariko abanyarwanda by'umwihariko muri social media mwifana ngo uyu ni uwacu, murabeshya, murirukira ubusa, ntacyo muzamutwara. Yaribye completely, yaribye. Icyakora ndahamanya n'umutima wanjye ko umwuka wera yamumanukira akamusanga, nawe yahinduka akaza kuri kamera ati, banyarwanda, banyarwandakazi, hari ibintu mwagiye munyumvaho, nanjye ndahindukiye, nanjye ndakijijwe. Sibyo? Rero ni muri rura rwego, ntago ndi umwanzi wa Plaisir, gusa ko nanabiyame, nta n'ikindi kiganiro nkeneye kumukoraho, nta n'ibindi nkeneye kuvuga. Ibyo navuze ndumva bihagije, birahagije. Nta bindi nazanye, nerekanye ikintu kimwe cy'uburyo mwarabibonye. Ariko sinshaka, ntago jyewe Theogene ndi hano kongera gukora inkuru zerekeye ku bantu runaka. None se Theo, hari amakuru ahari avuga yuko ashobora kuba hari amafaranga barakuriye. Ese koko ntabwo twabona cyo kibazo gihari? Iyo aba yarariye amafaranga yanjye nari kujya kumurega. Jyewe se mwigeze mubona nza ndirimba ko hari ibyanjye yariye? Erega ntabwo ari ngombwa ko abantu, kuki se mwumva ko ibintu byose tugomba kubikurura tukabigira binini? Theogene muri RIB yagiye kurega, mubaze iki? Bundi mbabaze ikibazo kimwe, niba uwari wayanyoherereje ntari nahiriye inka ye, ntamuvomeye, ntamukoropeye, bundi umuntu arizwa gute n'inkunga? Jye narizwa nuko nahembwe, nagukoreye ntunyishyure. Kuyarya biramureba, no kutayarya biramureba. Ariko bantu mwirizwa n'inkunga babahaye, mujye mwiga guheba. Nuguriza umuntu ideni ntuzateganye ko azari kwishyura, ubundi menya ngo utaye amafaranga. Hanyuma nubona umuntu akwishyuye umushimire uti murakoze. Neza ubu ndajya kwimanika ngo bariye ibyanjye, ngeze nari nakoze he? Niba umuntu yarambonye kuri screen nkavuga ijambo ry'Imana akaryumva agafashwa, setu. Hanyuma nose abamedi n'abaperesi babereye hiki? Ni ugufata imigisha y'abera bakayifatira mu kirere. Dufite abamedi rero kandi dufite abaperesi, nose tuzabashira he?
neza ubu ibyo twohererezwa byose bitugeraho. ariko ni ubuhemu ntabwo ari byiza. None se nk'iyo leta ivuze ngo mukore umuhanda wa Rusizi Kigali kugira ngo amafaranga yose ko yakabaye akora umuhanda, hari urya umufuka wa sima, uhitanye ibuye, ujyanye ipave, ntabwo ibintu byose bikorwa nk'uko tubishaka. Ariko mujye mwiga no kubabarira abantu, mwige no guheba, sibyo? Mujye muheba, muba abantu muzi kubabarira. Njyewe ntabwo ndindira ko umuntu aza kunsaba imbabazi, no, ahubwo njyewe ndagusaba nk'umwana isuri. Rero abantu ntibazatungurwe kubona nagiye gusaba Plaisir imbabazi. Ubu ninjye munyabyaha erega, njyewe ninjye munyabyaha wemera ko ndi umunyabyaha. So abumva ko mwanesheje ibyaha rero mwubahwe, njye ndacyarwana urugamba rwo gukiranuka kandi Imana izabinshoboza. Amen. So Hanyuma mugire turagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe, cyane cyane ko bamwe bari batangiye kugufataho ijambo bavuga bati ese Theogene we ko yafunguwe Plaisir akamwakira, ndetse ko ari naho yavugiye ko hari amafaranga abura yo kwishyura umunyamategeko, bakanariza bavuga bati n'ubundi nta handi yaba yaravuye ni hariya kuri Zaburi. Ese bigenze bite ko Theogene Gakandi aje kumushyira hanze? ntabwo njyewe naje kumushyira hanze, abantu bajye bumva, ariko kuriya ntabwo ariko bashyira umuntu hanze. Nakurya urwara nkakubwira nti rero zamura ipantaro, dore wenda kamvuge ko Plaisir yari amaze iminsi agenda lisani ifunguye, kambyita uko. Kumunosha rero nkamubwira ngo zamura lisani, zamura imashini y'ipantaro, ndumva nta cyaha nakoze. Funga umukandara, ipantaro itagwa hasi, kuko iyo nza kumusenya nari kuyimanura nanjye, ipantaro ye nari kuyimanura nkamuvaniramo n'umukandara. Ariko nta bwambure negeze nerekana. Kuraza niko basenya umuntu. Kandi nko kubwira umuntu ngo funga umukandara. Ariko bagushinje ko ufite nimero ye ya telefone, wagakwiye kuba wamuhamagaye ukamukosora. Ariko abantu bashaka kumva ko ibibazo byose tujya kubahamagara bene byo. Hanyuma se uriya mugore kuva Plaisir yakora ubukwe kugeza iyi tariki, hanyuma nuko bataganiriye, rega umuntu hari ubwo aza kuri izi mbuga byaramugeza ahangaha. Hari umuntu twakiriye kuri kamera zacu ku munsi w'ejo avuga ati Plaisir ararengana, Plaisir baramugerekaho amafuti anamutangira ubuhamya, ahubwo agakomeza kugaragaza ko ari mwe mu by'ukuri mutanyurwa. Uwo muntu wamubwira iki? Ni ukuvuga ngo byange bikunde Plaisir agomba guhagurutsa nawe abamuvuganira, ariko ntago bakuraho ibimenyetso. Njyewe iyo nza nanjye nkaza nti ni ukuri ibyo Penny navuga nibyo, Penny nararengana, nari kuba nanjye ndi ikindi kibazo. Ariko njyewe uburyo najemo abantu bibuke ko hari ibyo nerekanye kandi biri ku mazina ye. Gusa hari aho nirinze ntashaka kwinjira, n'ubu ntashobora kwinjira. Ikiro nicyo shaka ko abantu bumva neza, sibyo? Ni ukuvuga ngo hano muri gospel harimo icyo bita gufana umuntu wanjye. Erega nta n'ikindi kirangije umurimo w'Imana. By the way, abazi kureba mu birebe, isombe Theogene yariye kwa Pascal n'ikinono kiyirimo, ntago iki kinono yariye mu isombe gishaka ko Pascal akemura ikibazo afitanye na Marita. Oya, nta n'ikindi kigiye kurangiza umurimo w'Imana, ni uguhishira ibibembe biri mu bantu. Niba njyewe nawe dufitanye ikibazo, icyayi cy'amata kirunze neza wanyoye iwanjye kirengagiza, ubwira abantu uti Theogene ihane. Rero kuza kumusigiriza no kumudefanda niko kumuroha. None se biriya bintu nabihimbye? Nese ugira ngo nabuze ibindi? None se ubu kuva ejo kugeza izi saha mwamenya maze kwakira ibizibiti bingana bite? Hatagira n'ugambanira telefone yanjye. Hariho uwihaye kumpamagara akoresheje email n'ibindi bintu by'inuza, mpita mbibona ko ari kumpakinga. Reka nkubwize ukuri, icyo Imana dushakaho ni ugukemura amakimbirane cyangwa se ibibazo dufitanye na bene data, nta kindi. Rero kwihana si ngombwa ko umuntu aza kwihanira kuri kamera, ariko nk'ibyaha biba byarakorewe muri social media ntabwo uhamagara umuntu uza hano. Niba Theogene naraguye mu cyaha cyo gutukana kandi ngatuka umunyamakuru mu gisata mbarizwamo,
aho namutukiye ni naho ngomba kwihanira, sibyo? Rero nimero ya president ndayigira, ariko se kumuhamagara hanyuma nta bamuhamagaye, ariko kuki mushaka gufana ibintu cyane? Sindi umukiranutsi ngewe, ninjye ku giti cyanjye wemera ko ndi umunyabyaha, ariko ni nanjye ufite gufata umwanzuro wo kwihana ibyaha byanjye, sibyo? Rero Pascal cyangwa mwe abanyamakuru, nubona umuntu agukomera amashyi mu mafuti, niwe mwanzi wa mbere ufite. Inshuti yawe iragukebura, inshuti yawe ikugira inama, inshuti yawe irakugarura iyo watannye, sibyo? Nge rero kumunosha byatewe n'ibitutsi batutse Penina. Kuki se bari kurebera Penina? Muri Penina wari umurozi, Penina watwaye umugabo w'abandi, Penina wari inkozi y'ibibi, hanyuma wowe uri kumwandikira ko ngo uravuga iki ko tukuzi wari umusambanyi, ko tukuzi usambana. None se niba aje avuga ko yihannye, fata Penina wihannye, wifata Penina wari umusambanyi. Fata Theogene waje gukizwa, wifata Theogene wahoze abyina mu kabare muri za 98. Ikibazo tubona hano muri social media ni fanatisme. Mureke gufana dukizwe reka niba mutanerekwa mukabakaba. Iki ntabwo ari igihe cyo guharasingana, si igihe cy'umwiryane, iki ntabwo ari igihe cyo gutotezanya, no, ni igihe cyo kugarukira Yesu. Nta bindi Yesu adukeneyeho, ni ijambo ry'Imana, nimwiyunge na bene so. Nese Penina abantu bajya muri komanteri, sibyo? Ku Iriba ry'Abera TV no ku Rugendo TV, ntekereza ko ariho iki kiganiro cyabereye umunsi w'ejo. Hanyuma baraza kubona komanteri, niba mwabibonye komanteri ntago zahindutse. Kubera iki zahindutse? Zahinduwe nuko naje nkagaragaza bimwe mu bigize ukuri by'ibyo bavuga kuri Placide, sibyo? Hanyuma rero kuvuga ngo muramuhagurukiye ntacyo muzamutwara, nta kintu tuzamutwara, kuko ibyo yubatse yabyubatse tudahari. Aka kanya rero byakugora gusenya ibintu tubatse. Ntabwo rero twebwe turi gusenya ibyo tutubatse, sibyo? Ariko niba tuvuze tuti bagukomeye amashyi, abantu barabona kurengana, ariko dore ikimenyetso kimwe cyerekana ko utarengana. So iyo tuba dukeneye intambara rero muri gospel, muri social media, aka kanya nari guhamagara bamwe mu bantu bafite ibizibiti biri hejuru ya biriya, sibyo? Ariko twagerageje kuvuga ngo intambara irangirire hariya, sibyo? Intambara irangirire hariya, ibintu by'amagambo birangirire hariya. Kari akantu nagakoze kugira ngo gukomeza gukomerwa amashyi Placide wacu, mukozi w'Imana, imirimo ukora. Ubu se nk'ubu reka mbereke nk'akantu, sibyo? Undi abanyamakuru hari ubwo mutega abatumirwa banyu imitego, gasanga abatumirwa bibereye za mageragere, ariko mwebwe abanyamakuru murasigara mwidegembya mu gihugu. Niba muzi kureba neza, sibyo? Ninde muntu urabona Placide yakoze ikiganiro yambaye nk'abantu Imana yahaye umugisha muri iki gihugu? N'ubupira bwaboze, nk'ubejo bundi ajya kubakishiriza bariya abantu, ni urugero mbahaye. Yego. Imodoka yarayitwaye ayisiga i Muhanga, arangije afata moto kugira ngo abadiaspora nibabireba ntagire n'umenya ko afite imodoka, nta n'ugira ko afite ubushobozi bwo gutwara imodoka akagera kuri tere, babone none bati yose kumbi. Hanyuma uwamutumye amubwira ati ntiwabonye ngendana moto kandi imodoka yayisize i Muhanga. Wenda ibyo ni ibimureba n'akazi, ariko mureke gufana, mureke ibintu. Ubundi ntabwo ngiye nshaka gukomeza ibintu birebire. Theogene kutagiye kumurega bimarira iki? Hari umushahara agiyewe nari nahembwe ku buryo uwampaye azongeramo, uwampaye azongeramo. Ubundi se Yesu yakennye? Ubundi warasenze uburiki naki? Warasenze uburiki? None se ubu we aracyayarya? Huya, no. Buriya nunkubita ukankubita mu gitondo, ejo saa 8 bazamporera. Ibi bintu rero nubwo mbona abantu babigize fight, turakwemera, bifite ingaruka, kuko kurya imfubyi n'abapfakazi. Abantu bajye barebe komanteri banditse ku Rugendo TV, ibyo yagiye runaka. Ubuse bose bakoze ibiterane bati umuntu mwasingizaga dore ni murebe. Nk'ubu hari umukecuru uri muri Nyamata hano mu Bugesera, namubwiye ni oya, ibyo bintu ni mubyihorere.
ibyo bintu nimubireke nta kintu bimaze. Undi ku ruhuha nawe arampamagara ibyo bintu nimubireke. Hari undi mu Gatenga ndetse we ni n'umudiyakoni, ibyo bintu nimubireke nta kintu bimaze. Ntabwo rero njyewe ndi kuri social media gusenya Priscille by the way, nta nicyo binamariye, nta nicyo byanangezaho, sibyo? Ndumva rero icyaba cyiza mwahagarika inkuru zo kwatakana, ibiganiro bivuga ku mateka y'abaranze, inkuru zahashizeho umuntu, ntabwo ibyo bintu ari too much. Nibyo rero biri kugenda bigakurura imitego yo kwisanga mu mategeko, abandi ugasanga barimo murarogana. Sinzi nk'uwanditse komantere ngo Theogene ntababeshye ngo namunyuzeho ibatsinda ngo arimo agenda n'amaguru ngo yabeshye ko arwaye, none zagira ngo mbone napfuye. Ese Imana dusenga ntikiza? Ndashima Imana rero ko uburwayi nari mfite hari icyo Imana yabukozeho. Ni Imana yumva rero, ni Imana dusenga ikatwumva. Ariko nisabira abanyarwanda badukurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga, nyabuna abanyamakuru, ba YouTubers, bakozi b'Imana, mushaka inkuru nzima zifite icyo zakungura ku bantu. Ariko uriye tuvuge kuri Priscille ndamushinzwe se? Basi mbwira nguha ngahe ibyo bizibi tufite ubime nanabisibye ko sinshaka no kubitunga. Nayo ma audio navuga nayo nanayasibye, bimariye iki se? Nta kintu bimariye. Kuko Yesu araje, nongere mbabwiza ukuri, Yesu araje atwikurure ibintu byose bimaze imyaka n'imyaniko bimwitirira, bitwikiriye, abantu bibisha ijambo ry'Imana. Iki ni igihe umuco w'Uwiteka. Rero buriya babonye iriya toroshi nari mfite bagira ngo ni black. Narahanuraga kandi mpanura mu bwenge. Ni igihe Uwiteka agiye kumurika mu bintu ibyo mwari mwarayobewe aho birengera hakagaragara. Rero ntago nshaka gukora inkuru kuri Priscille, nta mpamvu n'iyi n'imwe, nta n'undi muntu uwo ari we wese nshaka gukoraho inkuru. Njyewe ndi mu mavuta yo kuvuga ijambo ry'Imana, ndi mu bihe byo kwihana nkisabanira n'Imana. Nothing, nta kindi kintu nkeneye. Theogene, mbere yuko tugera ku mwambaro wambaye kuko n'ubwa mbere twebwe tuwukubonyeho, ndaza kukubaza ikindi kibazo kimwe. Nyuma y'uko ndibaza haceho nk'amezi nk'arindwi uhanuye uvuga uti izi nsengero muri kwibiramwo abantu nazo bagiye kuzifunga. Ndibuka ko abantu baguteye amabuye kandi twari hano muri iki kibuga, kandi koko twagiye kuho tubona birabaye. Ni hariya hirya. Byahawe agaciro ku bantu bagiye babivuga nyuma. Nyuma hari ahantu mperuka gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga ngo abahanuzi bibana amagambo yanjye. Hari abantu bagiye bafata ubwo buhanuzi akaba aribwo bahindura iturufu, kandi mu by'ukuri bwaratambutse mbere. Oya, naranabifungiwe na bakibuka. Uranabifungirwa. Uyu munsi wa none ukimara kubona insengero zifunzwe, baba pasiteri wavugaga, uyu munsi ntabwo nakwizera ko zapfa gufungurwa uko zibonye. Wiyumvisha narababwiye mpanura, narababwiye ngo niziramuka zifunzwe ntihazigera habaho kunegosiya. Aka kantu bakibuka bw'ikiganiro ntabwo twagisibye, kirahari. Ntihazigera habaho kunegosiya kw'izo nsengero zifungura. Ndababwira ngo ndetse zimwe zizarwara imidite zikubite hasi, sibyo? Ibyo nta nicyo binambwiye, nta n'agaciro bigize, nta nicyo binavuze. Ariko igifite agaciro ni iki? Nuko dusenga tugakora iby'Imana ishaka. Nicyo rero nkeneye ko abantu bumva. Just urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi wa none tukubonye, ndagira ngo bagenzi banjye baze kwegeza hasi bamanure gakeya berekane umwambaro wambaye. Ntabwo uyu mwambaro twari dusanzwe tuwukubonamo. Turabona ari umwambaro mwiza, ahubwo njye nabanje kwikanga ko ari ya jaketi y'aba bagabo. Uyu mwambaro ushatse kuvuga iki? Uyu mwambaro ushatse kuvuga Iriba ry'Abera TV. Ni channel yanjye, nka nibishaka Theogene bajyeho bakore subscribe, barasangaho ibiganiro by'ivugabutumwa. Iyi rero ni channel igiye kujya inyuraho ijambo ry'Imana gusa. Yes. Ngo runaka ngo afashwe na ntuzasambana, oya,
hano iwacu ku iriba ry'abera TV I know ni ijambo ry'Imana, ni ibiganiro byubaka, rero Imana ibaha umugisha. urakoze cyane. Ndagira ngo abantu bakunda kwibaza ku macano bagiye bakubonaho kenshi, rimwe na rimwe bakavuga ati aya macano ni ibishaka Theogene, ubu uyu munsi wa none bishyizweho umucyo, ntabwo ari nshyashya cyane, n'ubwo iya mbere yagize ibibazo, uyu munsi yaje kubereka cano ye, munyarukireho mukore subscribe, mukurikira inyigisho z'umuhanuzi nibishaka Theogene. Ndabizi neza ko nubwo abantu haboneka yenda batamuvuga neza, ariko nzi ko nanone mu isezerano afite nuko atazigera abura abantu, kuko Imana niyo itanga abantu. Nimurangiza mujye muyikurikira, kuko hariho ijambo ry'Imana n'ibindi byiza byinshi, mubikurikire. Tugana ku musozo, kereka niba bagenzi banjye hari ikindi kibazo bafite. Njye nari mfite ikibazo kimwe ashaka kumubaza. Nta kibazo. Ntabwo nakubwira nta wasubira i Burundi utabajije ibibazo byawe byose. Yego. Njyewe mperuka kumubona ari kuri kamera za dynamic. Yes. Yego. Batugaragaza yuko yaragwaye, bavuga ko ameze nabi, hari baza afite. Amakuru yarahari yavuga yuko bashobora kuba barakuruze. Ese koko ni uburozi nk'uko mino minsi tumaze iminsi tubyumva ko yego muri YouTube bari kurogana cyane? Igisubizo nari nanabihanuye reka. Yego. Era ibintu nari nanabihanuye, abantu nibajya ku iriba ry'abera TV baraza kubona ikiganiro ndahantu mu rusengero. Ya. Amakuru ahari nurese waba waramenye abantu babakuruzi ko abantu bavuga yuko abantu ba pasiteri hano hanze nyine bari kuri social media ko bakiriye amashari bakurugisha, kwa bari ko kuri? Yego ni ukuri, no wabikoze ndamuzi. Yego. Ariko nta mpamvu yo kuza kuririmba ngo runaka. Ubundi ntabwo ari bwo buzima mbamo. Ko bibabaje. Ariko ndashimira Imana imirimo ikomeye Uwiteka yakoze ku buzima bwanjye, kuko namaze ibyumweru 2 mu nzu, ariko natangiye kubona Yesu mu cyumweru nko mu mpera z'icyumweru cya 3. Kurumva niba narageze ku rwego rwo guterwa inshinge mu firirizo, ntekereza ko Imana yakoranye na dogiteri wanjye, ko nawe mfite umuganga uza kunterera mu rugo. Byari ibintu bitoroshye. Rumva inshinge 8 ntago ari inshinge nkeya. Kandi zimwe zikaze rumwe bagutera ugahita ugarura ibyo wariye. Uwo muntu yaba kuri social media? Yes. Watwibira akabanga kugira ngo umuntu yirinde ko tuna ari ikibazo gikomeye cyane. No. Mu minsi ishize nagaragaye mvuga ngo uwo nahemukiye, uwo nacumuje ambabarire. Ntabwo rero nshaka. Ntabwo nshaka. Hanyuma we azihane, Imana izamubabarira kandi abireke, nta nubwo binamubereye. Ntago bimubereye, we azihane. Hari ikindi kibazo nari nibagiwe. Mu minsi yashize twabonye umupasiteri ahanura, yarabanje anyuranya amaboko. Arangije ati uwo ni ibishaka Theogene. Uwo ni ibishaka Theogene. Natihana umwuka wo gukenyuka tayari. Mu bihe byashize mbere yaho, uwitwa Dorimbogo Imana imuhiruko ridashira yagiranye imishyamirano n'uwitwa Joyeuse. Muze kumfasha nibagirwa. Noneho agiye mu kiganiro bamubaza kuri abo bantu, ahita hanurira Dorimbogo urupfu. Dorimbogo mu mezi 7 yarapfuye, kuko ndumva baramuhanuriye mu kwa mbere. None nawe yumvise washyamiranye na Ezekiel, ahita avuga ngo nibishaka Theogene gukenyuka. Ibi bintu bimaze kukugeraho, waba warafashe umwanya ugasenga Imana umenye niba ari ukuri, cyangwa se umenye niba uriya mugabo ari kubigiramo uruhare mu kwica abantu? Hari amakuru bifite, cyangwa waramuhamagaye yenda unamusabya ko yagufasha gusenga? Nta nubwo nabipima kumuhamagara. Mu ntambara yagize imbaraga zikomeye muri iki kibuga cya gospel. Abadukurikirana bibuke ko ndi mu bantu barwanye urugamba rutari rworoshye. Abantu babyibuke,
hari abapasitori bacishije imbaraga z'abadayimoni bakorana n'imyuka mibi, harimo guhuha abantu bakikubita hasi, abandi bakagarura ibyo bariye, abandi ugasanga barimo barahura n'ingaruka z'ubuzima, bakabatwara ubwenge bakabiba. Rero uriya mupasitori ntago jyewe nemeranya nawe ibyo yavuze, ahubwo ni umwe muri ba bapasitori nahanuye bafite ukuntu bakorana n'imbaraga bacishije. Kuko pasitori, ikintu kiranga umupasitori cya mbere ni imbabazi. Kuko iyo Imana iguhaye gushumba abantu, Yohana imutuma, sinzi uwo yatumye, iramubwira ngo ngutumye ku bwoko butagonda ijosi, ni Mose. Imana ituma Mose muri Egiputa, Imana yaramubwiye ngo ngutumye ku Bisirayeli, ubwoko niyiziye ko butagonda ijosi. Mu yandi magambo, Imana yari itanze amakuru kugira ngo Mose agenda ariko afite amakuru ko abimutumyeho banamukubita mu gihe byaba bibaye ngombwa, kuko n'ubwoko butagonda ijosi. Rero iyo Imana iguhamagaye gushumba itorero cyangwa intama, ikintu cya mbere iguha amahame n'amabwiriza uzagenderaho. Icya mbere, imbabazi nk'umutambyi. Icya kabiri, kumenya guhugura no gutesha no gukebura intama zitannye. Ariko bamwe mu bashumba dufite ubu ni ukuzikenyagura, ahubwo byana ngombwa bakazirya n'amara byose bakamira n'inzara ntibabyiteho. Rero iyo umushumba ahagarara muri we ngo runaka agomba gukenyuka, nta mushumba ukenyura, nta mupasitori uvumana, ntibazababeshye. Ahubwo kubera ko za mbaraga bacishije ziba ziri muri kondisiyo nta muwe bafite. So njyewe rero mu kirere cy'umwuka ngomba guhaguruka guhangana n'izo mbaraga. Ikibazo si pasiteri, kuko yavukiye 9 nkanjye, yavutse yambaye ubusa, aza kuri iyi si yuzuye ibyago n'amakuba. Ntabwo rero njyewe yantera ubwoba, kuko imbaraga mpanganye nazo ndazizi. Nta mukene ugira intambara. Iki nicyo nshaka ko musobanukirwa. Nta muntu uciriritse ugira urugamba. No, dayimoni iteka ahora afuhira ku muntu wese ufite icyo Imana yamukeneraho. Nubona rero uhora mu ntambara, ugahora ubona urwana intambara zihoraho, ikibazo si wowe, ni ibibitsanyo ubitse. Tubitse ibintu Imana ishaka ko tuzatangaza mu bihe biri imbere, sibyo? Rero yaba umupasiteri muzima ufite umwuka wera ari kuvuga ati none ishano riraguye, na nibishaka nawe mumunshakire, ndaca igiti mukubite. Iri shano ryamuteye gute? Theogene avangiwe gute? Rero kubera ko nta rukundo abantu bigeze bangirira, kwatura gukenyuka nibiri muri bo, ndashima Uwiteka kuri muri nge ko atanyemerera gukenyuka. Ntago byakunda. That is impossible 100% for free. Ntago bikunda. Biri saving, biruzuye, birasevinze, birimo ko gukenyuka bitarimo. Ahubwo abantu bamucunge, kuko nk'ubu reka mbabwira, iyo nza kuba ntari mu mwuka w'Imana, umwuka w'Uwiteka atakiri kuri njyewe, sibyo, nashoboraga gufata iriya foto ya Dorimbogo, iriya video, then nkayihuza n'indi yakoze anyaturaho gukenyuka, nje nkazijyana mu butabera. Butuvugana rero abari mu maboko ataraye. Ariko kuko umwuka w'Uwiteka utari uw'umuvurungano no kuzamura amakimbirane, byatumye mbyirengagiza, ahubwo ngewe nikomereza mu mujyi wo gusenga Imana. Ntabwo hatagira n'uvuga ati buriya yaguhabuye, yabonye bigiye kumukomerana kubera ko batuye ariya magambo. Twatuweho amagambo arenze ariya. Abantu baraza kumva abantu navuze ngo umuvugizi wa ADEPR ambabari. Impamvu ni iyi, aka kantu niko shaka ko abantu bumva. Nuko nge nabaye mu kirere cy'amavuta, mera nk'umuhanuzi utarezwe, udafite umubyeyi umukontorora mu mwuka. Nge mba mu kirere cy'umwuka, nisanga namaze kurenga umurongo, kugera ku rwego rwo guhangara abantu banduta, aba mu mwuka cyangwa se no mu mubiri. Kandi ibi biravuga ngo abantu abakuru mu bubaye. Rero ntabwo uriya I know gukenyuka bishingiye ku kizi. Erega buriya
abantu babanze bumva aka kantu. Nta mutambyi akanwa k'abatambyi katura ibintu by'abatambyi, sibyo? Gusa amagambo batubwiye ari hejuru yariya. Ahubwo uriya mupasitori yihane, niba ari n'umupasitori koko njye sinanamuzi, ariko niba ari n'umupasitori akwiriye kwihana, sibyo? Ngiramukubuye ngo uhereye aka kanya ngiramuciye. Uzi gahunda dufitanye noneho, njye na Yesu dufitanye amateka yihariye kandi dufitanye amabanga yihariye. N'aka kanya mpagaze hano hari icyo umwuka ari kuvugana nanjye. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko mwene ibyo byiringiro atari byo kudukoza isoni. Gusa ntago mpanuye. urakoze cyane. Hahirwa umuntu, haleluya, hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko mwene ibyo byiringiro atari ibyo gukorwa n'isoni. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa, icyakora abatari muri we bamaze kuricirwa. Uyu mupasiteri yihane, kuko njye nanze no guhangana nawe, ntabwo byakunda. Tufite amakuru y'abapasitori bacishije, barimo abahuha abantu bakagwa, bateye igihugu cyacu umwaku, bateye abakozi b'Imana bagenzi babo. Nigeze ntanga message ivuga ngo izi nsengero hari amavaze azirimo, hari ibintu bagiye bacisha bakubita muri ariya mavaze. Iyaba aho itorero ryari rigeze Kristo akirikoreramo, yari kurwanirira habera bateranira ntibafunga izi nsengero kuri uru rwego. Ariko kuko zari zaramaze kubisenga ry'abambuzi, narabivuze, banyirukaho batumaho Vigo, bamwe baza no kunshimuta hano muri Araruma. Ayo makuru barayafite, umutekano uza kuncungirwa nyuma. Bisobanura iki? Bisobanura ngo Imana irwanirira umurimo wayo, ntirwanirira umurimo wayo gusa, ndetse ikanarwanirira n'umuntu wayo, kandi igahindukira ikarwanirira ijambo ryayo. None yaba bari bafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni, Uwiteka yagombaga guhagarara kuri izi nsengero ntizifungwe kuri uru rwego. Bivuze iki rero? Urusengero Uwiteka agiye kwitaho ni mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu rero nta mpamvu ndakenyuka se nakoze iki, nta binkenyura bihari. Ubwo we yari guhamagara Ezekiyeli, nge murondori ananihana, yari guhamagara Ezekiyeli, agahamagara Theogene, yarangiza akavuga ati nk'abakozi b'Imana murapfa iki? Yego, iyo abaza kuba ari umupasitori ufite umwuka wera, pasiteri ufite umwuka wera yunga intama zashamiranye. Yego, aha ntabana, nizere ko ntawe nibasiriye. Natwe ubwacu nk'abahanuzi, iyo twamaze kubonaho ikibazo kiri, usanga mugenzi wawe amubwira uti tubyereke isi ko dufitanye ikibazo, hanyuma kandi tubabarira. Uyu mupasiteri Imana imusange. Nibajugunye, erega nimujugunye ibintu mwagiye gucisha, nimujugunye rwose. Nta mupasiteri watura ijambo gukenyuka. Irankubura se, irankubura ngo nge kandi aribwo bigeze, maze nibwo akazi gatangiye. Nta gahunda yo gukubura ihari, nta na gahunda yo gukenyuka ihari. Uyu mwami mufitiye amadeni ntazi, kandi kumugendamo ideni oya, nawe nawe arabizi ko afite n'ayanjye. Yesu afite amadeni yanjye, nanjye mfitaye. Rero aba bapasitori ntekereza ko umwanya wo kwiba ugiye kuba abana mukeya, ahubwo basi baprofita aka kanya ko gufunga izi nsengero, umuntu wese asuzuma ibyo atatunganije abitunganye. Yesu rero abagirire neza. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Ariko hari n'ikindi kintu watubwiye, wari watubwiye ngo ukwezi kwa karindwi ntikurangira utarongoye, none tugeze mu kwa munani, twarabikurikiranye. Gahunda y'ubukwe bwawe igeze hehe? Gahunda y'ubukwe bwanjye rero, urabona urugamba rutinze, urugamba rurambye, hari ibyo rwangiza, hari ibyo sheri arimo, sibyo? Hari ibyo arimo, hari ibyo ari kwigaho,
hari ibyo akigenzura, urumva amakuru aba agenda ahitahita aba ari menshi. Yansabye akanya ko gutuza kugira ngo abanze arebe ibintu biriho bihita. Namara gutuza rero azambwira, sibyo? Namara gutuza azambwira, kandi icyihutirwa si ukubana nawe, icyihutirwa ni uko abanza gutunga imbaraga z'umutima. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Yego, dushimira n'abafite ikiganiro cyacu, tugusabira Imana igumugisha kandi bananyarukire ku Iriba ry'Abera TV, bakore subscribe, bamushyigikire. Iya mbere yari imaze kuzamuka igira ibibazo irabura, ariko iya kabiri nayo twizeye ko marayika ayirinze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.